Reka nongere mbahe ikaze mudukurikiye kuri iyi channel yacu. Mr Ernest niko nitwa. Ndabakunda cyane. Tumaze igihe kinini kitari munsi y'ukwezi, igihe kidasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Insengero nyinshi ziri guhagarikwa, izindi zikirukanwa mu gihugu. Turifuza kugira ngo uyu munsi tugire urusengero tuvugaho, zimwe muri za nsengero cyangwa se amwe mu matorero yemerewe kuguma mu gihugu cy'u Rwanda. Turazi neza ko hari amatorero agera ku 8 yemerewe kuguma mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kuvuga ku itorero AEBR. AEBR ni itorero rimwe mu matorero yemerewe kuguma mu gihugu cy'u Rwanda, agakora imirimo nk'uko yari isanzwe yikora. Ese ni igiki cyatumye riguma muri aya matorero azasigara? Mujya mwumva bamwe bavuga ngo itorero AEBR cyangwa se ababatista ni inzaduka. Uyu munsi uraza gusobanukirwa igihe iri torero ryagiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Urasobanukirwa ibikorwa byaryo rikora. Uraza kumenya neza ko iri torero atari inzaduka. Uraza kumenya neza ko iri torero rifitiye akamaro abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuvuge igihe ryaziye. Iri ni itorero ryaje mu Rwanda rivuye mu gihugu cya Kongo, Demokarasi ya Kongo. Iri torero ryaje mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1964. Nibwo ryageze mu Rwanda ritangira gukora imirimo yaryo. Ryaje guhabwa ubuzima gatozi cyangwa se kwemererwa gukora mu gihugu cy'u Rwanda ryisanzuye neza, ryemewe mu gihugu mu mwaka w'1967. Iri torero ngira ngo mwese muraryumva imyaka rimaze mu gihugu cy'u Rwanda. Rimaze imyaka myinshi cyane. Iri ni itorero rifite abakristo basaga 257,000. Urumva ko ari abakristo benshi. Iri torero AEBR rifite abapasiteri barenga 150 bayoboye insengero zabo. Iri torero rya AEBR rifite ibigwi byinshi, warivuga byose ntiyarisoza muri aka kanya gato tuba dufite. Gusa komeza kunkurikirana, kanda subscribe mwumvishe cyangwa se nkubwire ikindi gikorwa AEBR yakoze. AEBR ni itorero riyobowe n'umugabo witwa Elizafani Ndayambaje. Muri uyu mwaka niwe uriyoboye. Iri torero rero akandi gasha ryakoze ni itorero ryahaye abagore nabo uburenganzira bwo kuyobora amatorero. Abagore ntabwo mwigeze mubona akenshi na kenshi bitwa abapasiteri, ariko iri torero ryarabyemeye. Mbese byabaye ryari kugira ngo iri torero ribyemere? Ni mu wihe mwaka? Ni mu kuhe kwezi? Iri torero AEBR ryemereye abagore kuba abayobozi b'itorero mu mwaka w'2019. Murumva ko ari ejo bundi. Byari mu kwezi kwa 10 ku tariki 20. Iri torero rya AEBR rifite ibindi bikorwa byinshi ryagiye rikora muri iki gihugu cy'u Rwanda, harimo gufasha abantu bagiye bahura n'ibiza ndetse n'abandi bantu batandukanye bahuye n'ibibazo, abirukanwe mu bindi bihugu bakaza mu Rwanda. Iri torero AEBR yagiye ibikora. Ndabakunda cyane,
yari Mr Ernest.